ababyeyi bajyana dufite amateka akomeye tudashobora kwibagirwa na rimwe imyaka 16 turayishoje dutegereje igisubizo gikomeye kizaturuka ku Uwiteka none tariki ya cyenda Imana iduhaye igisubizo z'ukwezi kwa 12 Imana iduhaye igisubizo 2019 Imana iduhaye igisubizo iduhaye umwana w'umuhungu Cyuzuzo agira neza urwo rugendo rukomeye twahuriye ngo nibirushya ariko Imana iratabara iraturengera habonetse ibikomere bikomeretse umutima ariko Imana irasubije iduhaye icyomoro ntituziba kirwa wa munsi Satani yariya cy'igicyobo waduhitane mu manuka ariko Imana niratabara yaturokoye turi umuryango mugari w'abavandimwe natwe tuzamuye amashimwe Mana warakoze twebwe ababyeyi bajyana reka dushimire inshuti n'imiryango babanye natwe muri urugendo rukomeye babanye natwe dupfukamye hariya ku karago dusenga dusaba Uwiteka bazaduhe igisubizo none uyu musi wa none Imana yadushubije Imana yumvise gusenga kw'abana bayikunda nimuze tubyine intsinzi Imana yadushubije iduhaye umwana w'umuhungu Cyuzuzo agira neza ababyeyi bacu batubyaye batweretse urukundo babanye natwe muri urugendo rukomeye rw'ubuzima urukundo mwatweretse Imana izarubahembera ntacyo twabona twabitura Imana iba imigisha yewe papa warakoze Imana igo imigisha senge wanjye warakoze Imana igo imigisha tubasabi imigisha Uwiteka turema abakozi b'Imana mwese warakoze umuryango wa Pasiteri Bisetsa Shangorode mwarakoze Imana iba imigisha umuryango wa Niyonsaba Danieli mwarakoze umuryango wa Ngiruwansanga Berenari mwarakoze umuryango wo kwa Hotari Felicien mwarakoze umuryango wa Rusengamihigo Shadarake mwarakoze umuryango wa Kanyamagare Manueli mwarakoze umuryango wa Kanyamagoro namwe mwarakoze Dogiteri Shashake mwarakoze nukuri urukundo mwatweretse Imana yaragwanitse kandi amahoro masa aturuka ku Mana gusa nyamuneka tunganya ubugingo bwanjye n'urukundo rutarondorwa Mana ni nziza ibihe byose abo haruguru Imana ni nziza ibihe byose murakoze Imana ibahe umugisha muri iki gitondo cyiza cy'isabato dufite abashyitsi benshi ntabwo tubanza twavuga amatorero cyabirumbu uyu munsi twagize abashyitsi benshi twagize umugisha
dufite abashyitsi benshi gusa mwumve ko ari benshi. Bityo rero n'impapuro, nabonye impapuro nyinshi ziza zinsaba ko tugomba kubaha umwanya bagahaguruka bakanatwibwira ku matorero baturutsemo. Ariko kubera uyu munsi dufite gahunda idasanzwe, bihangane bumve ko Cyabirumba twabakiriye kandi tubishimiye, sibyo? Noneho rero twe tuje muri gahunda y'ishuri ryo ku isabato, tubanze turebe ibiganza by'abizera yemeye kutwakira tukabakorera muri aka kanya. Murakoze, Imana ibahe. ukize intege n'ufite ishavu mwiza ushimwa murende yose mwami muri uwo munsi bose bagusingiza wowe wese kuko ari uhora witeka n'icyambo kibamwe tuza ryinshi n'ikibamwe medogararo n'ihumure mawe paradiso imigezi inyuramo osa bisa kwivuga iyamapfa yacanye inka tubonera igihugu cy'isezerano tubonera imbabazi muri uyu munsi mwiza dushake kuruhuka no ku rurembo rwo mu ijuru. ijuru tuje imbere y'ubwiza bwawe muri iki gitondo, tuje kugushimira kugira neza ko gukomeye kwabanye natwe, waturinze Nyagasani muri iri joro rikeye, utugejeje muri aya masaha turi guhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uradutaruranyije utuvanye mu mpande enye z'isi, wongeye kuduteranyiriza aha ngaha hitiriwe izina ryawe, tuje kumva inkuru y'ijambo ryawe, ubihererwe icyubahiro. Data mwiza rero, uyu mwanya tugezemo turi mu ishuri ryo ku isabato, ni ishuri ryiga kandi rigafata. Ndakwinjiza kugira ngo Nyagasani turinde uburangazi, tube kuba hafi tukumva kandi tugafashwa, tugatahana agakiza kawe, dutahe tugushima izina ryawe. Data mwiza, abaraha bose ndakwinjiza kugira ngo barinde uburangazi, ahubwo turindire umutekano, maze nidusoze amahoro dushime izina ryawe. Uyu munsi wose twiyoborere, tubigusabye mu izina ryawe.
gushima, kimwe turakora buno muri uwo mwanya mbere yo kuramya, ikindi tukaza kugikora nyuma yo kuramya. Rero Benseso Maza wo mu Butaliyani ufite imyaka 70 y'ubukuru. Tumenye igihugu cy'Ubutaliyani. Ikirunga cyo muri Siciliya cyitwa Etene. Nicyo kirunga cyo ku mugabane w'Uburayi gisumba ibindi byose kandi gikomeje kuruka. Akenshi kuruka kwacyo bikunze kugaragarira kure yacyo. Iyi nkuru rero iyi nkuru ivuga ku musore wari ufite imyaka 16. Ise yaje kubabazwa nuko uwo musore ngo yabaye umudventiste w'umunsi wa 7 kandi se ntabwo yabyemeraga, akomeza kumutera ubwoba ku buryo umusore cyane. Duhagaze hano nk'umuryango mu mwanya wo gushimira Imana. Ndaza kuvuga mu ncamake urugendo rw'ubuzima, niwo mutwe w'amagambo nahaye irishimwe. Urugendo rw'ubuzima kuva tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2003 kugeza tariki ya 9 z'ukwa 12 2019. Biragoye nk'umuryango kubona ibyo tuvuga kuko byatubayeho birarenze, ariko nta bibazo umuntu yagira birenze ubushobozi bw'Imana. Mukuri twajyaga dusoma amateka y'abantu benshi muri Bibiliya, tugasoma ibya Isaka na Rebeka bamaze igihe kirekire bashakanye batarabona umwana, tugasoma ibya Hana, tugasoma n'ibindi by'abandi bakurambere benshi, tukabibona nk'ibitekerezo ahari Bibiliya yashatse ko byajya bihumuriza abantu, ariko ibyatubayeho bisobanura neza yuko burya Imana igira gahunda. Tugiye mu byanditswe byera tugasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 9 ku murongo wa 3, haratubwira ngo ahubwo ibyabaye byose kuri twe ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri twe, kugira ngo abatarashoboye kumenya Imana mu bitabo bayibonere kuri Bizimana na Tate. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndababwira urugendo kuva tariki ya 2 z'ukwa 9 2003. Abenshi ntabwo bazi impamvu z'iyo tariki, ariko abizera b'iri torero bo barayizi. Iyi ni itariki twagezeho ubukwe bwiza bunejeje. Murabizi yuko nyuma yo gushingirwa umuntu aba yiteze igikurikiraho, kandi igikurikiraho ni ukubona umwana. Twarategereje rero ibihe bitari bimwe, ariko ibyo twibwiraga ko birashoboka vuba byaza gushoboka. Igera igihe turambirwa gutegereza, ariko Imana yo ibifite gahunda. Turashimira Imana ko yakomeje kubana natwe muri ibyo bihe byari bigoye. Abantu benshi bagiye bavuga amagambo ataramwe, abo kuvuga baravuga, igihe kiragera amagambo arashira. Abo gusenga barasenga, igihe cyo gusenga nacyo abantu bararambira. Mu kuri ntabwo byari byoroshye, ariko turashimira Imana ko hari abana b'Imana bakomeje kuba ku mavi, bakomeza gusenga basaba Imana. Igihe kigeze rero tariki ya 9 z'ukwa 12 Imana muri mwaka 2019
imana irabisohoza. Igihe umubyeyi Tabe yari afite imitwaro, abantu benshi barabibonaga bagatinya kubivuga, aho ati imana nagira ibyo mvuga ntibizabe, byazagenda bite? Nubwo rero imana yo yari ifite gahunda. Tariki ya 9 z'ukwa 12 2019 nibwo yerekeje hariya mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Nuko mu masaha agana saa 6 saa 7 tubona imana duhaye umwana w'umuhungu. Zaburi y'ijana 18 umurongo wa mbere aratubwira hati nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Tugiye muri igice cya 3 umurongo wa 5 aratubwira ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo. Niyo mpamvu tuzamuye amaboko, kuko abaririmbyi bamaze kuririmba dushimira Uwiteka n'icyubahiro cyayo, ku izina ry'Imana rihimbazwe. Umwana rero tumaze kumubona nk'umuryango twamwise amazina, twamwise Agira Neza, Cyuzuzo, Jana. Ni amazina 3 yanditswe mu bitabo, Agira Neza, Cyuzuzo, Jana. Ariko afite n'izina ryiza yahawe n'umuryango wa Jia tubamo, ndetse n'abizera bapfukamye bagasenga, izina ryitwa Samuel. Rero niryo ni izina yatangiranye akimara kugera kuri iyi si. Igihe twageraga no mu rusengero, umutambyi wacu pasitoro amufashe mu biganza aravuga ati nanjye uyu mwana mwise izina rye ni Samuel. Rero naryo ni izina rye ryiyongeraho. Aya mazina rero afite ubusobanuro. Impamvu iki twamwise Agira Neza? Twamwise Agira Neza kuko abantu benshi baturebaga nkaho byarangiye, abantu bakumva ko nta cyashoboka kuri twebwe. Rero aho tunyuze abantu bakavuga ibyo bashoboye kuvuga, badashoboye kuvuga cyakora bagasenga. Nuko rero iryo zina Yesu aratwibuka aravuga ati aba bantu kubakuraho igisuzuguriro, nuko tumwita Yesu Agira Neza kuko yatwibutse mu gihe gikwiriye. Twamwise Cyuzuzo. Burya umuryango wuzura iyo ufite umugabo, umugore n'abana. Niko mu muco nyarwanda no mu muco w'isi ndetse no mu muco wa Bibiliya niko bimeze. Mu gihe rero twari tukimutegereje, ntabwo umuryango wari wuzuye, ariko rero umwana yaje ari Cyuzuzo. Niyo mpamvu twamwise Cyuzuzo, kuko ubu umuryango wacu waruzuye kandi wuzuye umunezero, inshuti n'abavandimwe twese turishimye. Twamwise Jana. Jana ni ijambo ryo mu zindi ndimi risobanura impuhwe z'Imana. Imana yatugiriye impuhwe, yumva kandi yumvira amasengesho y'abana b'Imana. Buri wese mu myizerere ye ajya asenga uko abyumva, umuyisilamu, umugatolika, umupentekote, utagira idini, umuntu wese dukunda asengesho yasenze. Ayo masengesho rero mwese Imana yarayumviye, niyo mpamvu mwaje kwifatanya natwe gushima. Imana rero yumva ayo magambo itugiriye impuhwe, niyo mpamvu twamwise Jana. Kandi abasenga bamwise Samuel kuko uyu mwana yaje ari igisubizo cy'Imana. Niyo mpamvu rero iryo zina naryo ari izina yahawe, kuko mu gihe cya nyuma ya saa 6 benshi bari buze kugira umwanya wo kuvuga, bitewe n'uko umwanya ari mutoya. Hatoranyijwe abantu bakeya bahagarara igiciro, ariko abifuza kugira ibyo bavuga namwe nyuma ya saa 6 mushobora kubona umwanya mukita n'andi mazina, buri wese bitewe n'uko ari kubyumva. Mu ncamake rero nk'umuryango turishimye. Amagambo yacu yo gushima muri Zaburi 136 umurongo wa 4 aravuga ngo nimushimire Uwiteka, Imana ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Dore abantu ni umwanda uturuka ku Uwiteka, kandi imbuto zo mu nda nizo ngororano atanga. Reka rero Imana ntacyo twabona twayishimira, ahubwo reka dukomeze kuzamura amaboko tuyishyuhire muri uwo munsi mu izina rya Yesu. Ntabwo rero nasoza ndashimiye mwebwe mwese mwaze kwifatanya natwe muri uyu munsi, n'abandi kubw'inshingano bari kuza nyuma ya saa 6. Nk'uko rero byateguwe n'umuryango, turi kumwe n'umubyeyi wacu mukuru, reka nawe agira icyo ababwira. Ndagira icyo mvuga gitoya, kuko tukimara kubona uyu mwana twabonye igihe cyo gushima gihagije, ariko no muri uyu mwanya mutoya ndagira bike nashimira Imana mu magambo make, bitewe n'uko uyu mwanya ari umwanya mutoya.
muri make rero ndashimira Imana ko yahaye mwarimu John impano y'urukundo, impano itazasaza kuko no mu bwami bw'ijuru guhanura bizashira ndetse no kubwiriza bizashira, ariko urukundo rwo ruzahoraho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Rero nawe reka mushimire ko iyo mpano yayakiriye neza kandi akayikoresha mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo ari imiryango myinshi ikunze kwihanganira ikigeragezo nk'iki, bamaranye imyaka isaga 16. Ku bw'ibyo rero bagize kwihangana bikabije umuntu atashobora gutekerezaho. Ndagira ngo mbabwire ko nta gihe na kimwe Tabiya yigeze ambwira ko hari amakimbirane yabonetse mu muryango akomotse kuri icyo kigeragezo, ahubwo amagambo yaturukaga ku mutima ya mwarimu John yari ayo kumuhumuriza, ayo kumukomeza no kumutera ibyiringiro. Ibyo byasikaga umutima wanje, nubwo igihe cyari kibaye kirekire ku mwana w'umuntu nkabona ko ahari bitagishobotse, ariko kubera urukundo rwabaga muri uwo muryango byatumye nkomeza kwegera. Ndavuga byinshi, ahubwo reka ndekere ahangaha. Ubwo abumva bashobora gukurura bakagera kure bitewe n'amateka y'aba bana. Ibihe byose ni ukuri dukwiye gushima Imana cyane, kuko Imana yadukoreye ibikomeye n'ibitangaza by'umwana w'umuntu atashobora kuvugisha uyu munwa, ahubwo gusa icyo Imana yakoze irakizi neza, kandi n'intambara yarwanwe Yesu arayizi neza. Ndashima Yesu cyane kuko ni ukuri yadushubije ikadukorera ibikomeye n'ibitangaza. Igihe umwana yakundaga kuvuga umubabaro we yiribwiraga ngo hari ni wowe ufite gusa, ahubwo natwe twashengukaga. N'icyatuma badahaguruka kuko twabaye mu bihe bikomeye, kandi igihe cyose nabararikaga ntabwo baburaga. Ndabona Paul yaje, murumuna wanje yaje, mwene data dusangiye icumbi yaje, abo bose twafatanyije ku gikumba mu buryo bukomeye. Sinzi rero niba bakorwa n'isoni guhaguruka kandi amasengesho yabo yarashubijwe. Imana yaradushubije dukorera ibikomeye n'ibitangaza. Sinzi ukuntu nabirondora, ni ukuri umwana yarambwiraga ati senge ukwiye kunsabira, ni ukuri nkabyakira kuko ntibigishobotse. Ticeceka mfite isezerano ry'uko uzasubizwa, ntuwongere kuvuga iryo jambo. Mwana yarambwiraga ati sinkomeze nsenge nizere, ntizere rwose kuko turi gusenga kandi Imana izadusubiza. Isengesho rizasubizwa ntabwo wumvaga ribuze mu bugingo, ahubwo mu bugingo bwanje ririmo. N'isezerano ndarifite. Bene data nabo bakambwira batumva isezerano turarifite, reka dutegereze tuzasubizwa. Nkumva nabo barankomeje, ngashima Imana yaje, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nta sengesho riba ritoya, ariko ukomeye n'uworoheje byose Imana irabyumva. Ijambo mvuga ko Imana iryumva, umunsi umwe gwanshegeshe bukinjira mu bugingo bwanje, ni umunsi umwana mubyara we yamubwiraga ati Tabe we urampa kado. Nuko ati ndaguha kado y'icya, tubaze ndayambaje. Ati simbaza ndayambaje, ahubwo ndabaza shangazi. Igihe rero yampamagaraga akambaza, naramubwiye nti ntabwo uzi yuko Musafiri yihanye, kandi noneho bakaba baramuhaye n'inshingano akaba ari umudiyakoni. Atayiga senge we, ati ndishimye cyane, ati Imana ihabwa icyubahiro, ati risigaye ni ibyanje. Ndamubwira nti Imana igiye kugusubiza buno, tibuno Imana igiye gusubiza. Nagiye imbere y'Imana nshengutse umutima ntaguwe neza, mbwira Imana nti rero Mana idusiye yubura nubwo yaba yaragiye kure yigaragaza hejuru, kuko ntibyumvikana. Ndakwinginze ko idusiye ya Tabe ikwiye kubura. Uwiteka ntabwo yatinze. Umwana yaragize yaramaze guhabwa inshingano, ubwo bavuganaga ari mu kwezi kwa 11 niho yarahawe inshingano. Ubwo rero mu kwezi kwa 11 muri kureba kuko igitumye mvuga ndisengesho ry'umuntu ukomeye n'umunyantege nke rumvikana. Ry'umunyantege nke koko naryo rirumva. Muri kureba yuko byageze mu kwezi kwa 12 mfashe umwana wa Tabe, izina ry'Imana rihimbazwe.
ni ukuri ni ibyishimo byinshi naritegereje umwana akimara kumbwira ko igisubizo kigiye kuboneka sinzi uko nabwiye imana narayibwiye nti ndategereje icyo uzanshira mu biganza mwami kandi icyo uzanshira mu biganza nizeye ko ari umwana igihe rero twishyiraga mu bitaro nk'uko mwarimu yabivuze nari ntegereje kubona umwana ariko maze imana ati mbese mwami kuko uwo mwana ndamufata mu biganza ubwo rero agiye kuza nibwo tabe namubazaga nti tabe umwana yarize ati yarize muganga noneho ati ahubwo mumpe imyenda mwambike ndicyo sheka muganga iryo cyo kibanza ahubwo mutuze dusenge twarasenze muganga arishima cyane aranezerwa ati mukecuru we ntimanjije gusenga mbere y'uko umwana afata imyenda yo kwambara reka ukuboko kwiteka kumaze kumwambika gusa ukuntu satani yahigishije umushitsi akavuga ngo umuryango guzuzura none uwiteka aragujuje icyuzuzo arabonetse imana yacu ihabwa icyubahiro none buno bwawe umunsi wo gushima iteraniro ryateranye munejejwe n'igisubizo cyabonetse ariko muri cya numva ntimunezerewe ni ukuri imana yacu ihabwa icyubahiro kandi imana yacu ni urukundo kuko imana yemeye yuko abasenze bose bagapfukama yuko imana isubiza kuniha kwabo izina ry'imana rihimbaza dufashe umwanya imbere yanyu ni ukuri ni igisubizo uwiteka yaduhaye icyuzuzo imana yaduhaye yujuje umuryango turanezerewe sinzi uko nabivuga imana igumye guhabwa icyubahiro kandi ni ukuri reka mbabwire uyu mwana ni igisubizo kuko twasabye n'umuco muri turi ku izuba umuco witagaragara mu mitima yanyu rero wuzure mu izina rya Yesu Yesu ashimwe Imana ni nziza kandi umuryango wacu kurakwiriye kandi nk'uko mubizi hari haciyemo igihe kirekire ubu bukwe twabuherukagamo njyewe nari mfite umusatsi wose wari uhari murabona ko nanje nshaje rero nk'uko bagiye babivuga icyo twashimira imana ni uko muri ibi bihe muri iki gihe cyose uko kingana abana b'imana batavuye imbere y'imana icyo nicyo dushimira imana natwe nk'umuryango ngo imana yacu yabwe icubahiro ikindi tuyishimira nk'umuryango ndetse namwe mwese nk'uko mubizi nta muntu n'umwe wigeze ashira uyu muryango ikibazo cy'umwana ngo bacirengagize kubera ikibazo cyari gihari rero natwe nk'umuryango imana yadukoreye ibikomeye natwe turishimye gusa ibyo twavuga ni byinshi reka duhagarikire ahangaha kuko nyuma ya saa sita dufite ikindi gihe cyo gushima gusesuye cyakora sinarangiza ntashimiye n'iri torero ryemeye gutanga uyu mwanya burya itorero ku isabato riba rifite gahunda nyinshi rero ari itorero ari namwe abizera mwemeye ngo iyi gahunda itambuke ntabwo twarangiza tutabashimiye ngo imana yacu ihabwe icubahiro murakoze rero bari kunsaba ngo ninsobanure mukecuru ubu si ni muri kumubona uyu ni nyogokuru niwe mama w'uyu muryango njyewe ni nyogokuru njyewe ubwanje ni mama w'uyu muryango rero reka turangize tubashimira kandi tubifuriza gukomeza kugira isabato nziza imana ikomeze kuduha gusangira uyu munezero mu izina rya Yesu hari hashize igihe kirekire uyu mubyeyi akabona umwana abantu benshi bari bazi yuko atazigera asanga inda na rimwe none wihesheje icyubahiro
ababyeyi ubahaye icyuzuzo cy'urukundo baranezerewe shimwa shimwa mana yacu icyubahiro ni cyawe uhesheje ishema ababyeyi ubahaye icyuzuzo cy'urukundo baranezerewe abandi bibutsaga amasezerano y'Imana bari bubitse imitwe yabo hasi Imana yendaga gutanga igisubizo none utarahetse shima shima Mana yacu icyubahiro ni cyawe uhesheje ishema ababyeyi ubahaye icyuzuzo cy'urukundo baranezerewe shimwa shimwa Mana yacu icyubahiro ni cyawe uhesheje ishema ababyeyi ubahaye tugushimira ibyo wakoze uyu mubyeyi yagize ibikomere byinshi none umwomoje kumurifura habwa impundu habwa icyubahiro shimwa cyuzuzo abaye umugisha kuri twe habwa impundu habwa icyubahiro shimwa cyuzuzo abaye umugisha kuri twe habwa impundu habwa icyubahiro shimwa cyuzuzo abaye umugisha kuri twe ntabwo yaje wenyine nabonye hari bagenzi be baje mu cyubahiro cyabo bahaguruka aho bari tukabakira tukamuha umwanya tumaze kwakira bagenzi be pasiteri navuze mbere nuri urimo hagati nabivuze nk'aho musanzwe mumuzi ariko ubwo niko byagenze ariko muramubonye ari n'undi mugenzi we pasiteri n'undi n'uriya mumama mumfashe rero tubakire ngo iki turabakire mu izina rya Yesu umwami wacu Imana ibahe umugisha hamwe natwe amen amen kuri uyu munsi kugira ngo umunezero natwe turishimye amazina bamaze kuyavuga uriya turi kumwe uriya ni umudamu wanjye bavuze ngo yazanye n'undi muntu ariko nazanye n'umudamu wanjye yitwa Nyirazibera Jacqueline hanyuma uriya ni umushumba wa paruwasi ya Bukane hariya mu mujyi wa Musanze ngira ngo abanyakinigi baramuzi bakoze umwanya kugira ngo nk'uko igikorwa kiduteranije aha ngaha mwese urakizi mu by'ukuri abantu benshi bakunda ngikorera hano muri Kinigi abantu benshi bakunda kunyiteranya na John bakambwira batari ibintu twasize hari iwawe kubera ko murabona ko dusa iki kintu rero nta sano y'umubiri dufitanye ariko amaraso ya Yesu yaraduhuje John yabaye murumuna wanje hanyuma Taba akaba muramukazi wanje
Imana yaduhaye umwana turishimye. Ibyo ubwabyo ngira ngo uyu muryango tumenyana, twamenyaniye mu bijyanye n'akazi, ariko turabana uko twagendaga tubana. Mbona ari umuryango w'intangarugero kandi umuntu yafatiraho urugero rwiza. Hanyuma ariko nanone nk'uko mubibona, byatumye nk'uko bamwe bajya bagira umutwaro utandukanye na kwa kundi umuntu abona Imana yagusubije nanga yagutabaye akavuga ati kumwe ko bamuririmbye ngo Imana ishimwe naragusengeye. Ngira ngo turi natwe muri bamwe bashoboye kugira umutwaro wo gusengera uyu muryango wacu. Ngewe ndi hano mpagarariye inshuti ndetse n'abavandimwe, natwe twashoboye kugira rero uwo mutwaro. Ariko cyane cyane ikintu cankoze ku mutima, ntabwo abantu benshi bakizi, nashingiye imfura yanjye mu myaka itambutse itari na myinshi. Uyu muryango umbahaza mbaye Imana icyubahiro rero, nk'uko Zaburi 126 ivuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. By'ukuri dushimye Imana kandi dushimiye mu izina ry'umuryango n'inshuti, dushimiye Tabe na Joni umutima wo kwihangana, umutima bazawuhorana. Buriya ndi mukuru ariko nanjye bagiye badukorera ibintu ukabona uyu mutima, nubwo Imana ikora uko ishaka kandi ubuzima bwacu buri mu biganza byayo, ariko koko kubayihanze amaso kandi bayiringiye ntizabakoze isoni. Imana yarabikoze rero, ntihabwa icyubahiro, turayishimiye. Mwanyemerera nk'iminota 2 nsigaranye ngayiha uyu musaza turi kumwe, kuko nawe ari mu bantu twahekanye uwo mutwaro. Ntabwo ngo bitandukanye na kurya Imana igutabara abantu bakavuga ngo Imana ishimwe twaragusengeye, ariko mu by'ukuri nshimye Imana uyu munsi ni nawe watumye nigomwe. Ngira ngo uyu muryango ni utumye nshobora uyu munsi nawe mfite ubukwe ndashingira na muzehe yarabufite, ariko gahunda twayihagaritse ngo natwe tuje mu isabato kuri cya birumba, tugiye ko Yesu agira neza. Ibyo nabyo n'ubuhamya bwawo ni nabwo butumye tugera hano. Ntabwo wenda bari kuva gututumira ngo bikunde ko bwa gahunda, ariko twaje mu isabato mutobare twanakerewe, tuzi gahunda ya 2:00 turabana namwe kugeza nimugoroba. Ntabwo turagenda ku bwa gahunda bagende twabahaye abandi. Ariye kure mbona ibintu bankoreye, ndavuga ni Imana. Ntabwo ubutayi mujya mu bwemera, ndabizi Abadiventiste, ariko ntabwo mujya mu bwemera ndabizi, ariko uburyo bwose bwo kwinginga namwe mufite ko mupfukama ku ruhimbi mukagera gutya, ariko Imana yarakoze ntihabwa icyubahiro. Munyembere mbakore mu biganza mbashimire kwihangana bagize. Imana ibahe umugisha, Imana yarakoze. Abantu umushumba wa paruwasi kuri Bukane cyangwa se umuyobozi w'intara, turashimira Imana rero kubw'ibitangaza Imana yakoze. Ibitangaza Imana yakoze, nge uyu mushumba mugenzi wanjye ni inshuti yanjye, turakorana kandi ari inshuti yanjye. Yambwiye rero ikibazo cyabaye ku bwa mushiki wacu, kandi arambwira ati ari n'ikindi kibazo bafite kandi bakunda Imana, nabizera mu itorero ry'Abadiventiste. Tuza gusenga rero, dusengera ibyifuzo bibiri. Cya mbere ko uko Imana yamukorera ibitangaza agahaguruka akaba muzima, kandi Imana yarabikoze. Cya kabiri twasengeye ni uko Imana yazabibuka ikabaha umwana, kuko yumvise gusenga kwa Ana, ariko Imana izumva gusenga k'uyu mukobwa. Imana izatanga igisubizo kugira ngo nawe azashime Imana ahagaze imbere y'iteraniro. Joni ni umujiya twabanye igihe kirekire. Igihe kimwe turi Baratoni muri 2014 twarihereye, niyo mpamvu mbonye umwanya wo kugira ngo mbivuge ndi kumwe na Protasi. Protasi ni uyu mugabo mpagaze iruhande, akaba anyungirije muri karabu y'abashefu guide.
John akaba ari umwanditsi muri club y'abashefu guide muri Fridi y'Amajyaruguru. Turi Baraton rero muri 2014 twagiye hafi hari igiti kinini kihari turasenga ngiye na Protasi. Twasengeraga John. Ingendo zose twakoranaga nta n'urugendo na rumwe yigeze asiba, ariko twaba turi kumwe, twebwe Imana yari yarahaye umugisha tukagira urubyaro, tukavuga tuti kuki Imana itibuka John. Twamuganiraga igihe cyinshi. Noneho nkuko yabivuze, umuntu wambwiye ko tabi atwite n'uwita byose kuko numvaga ntawe nabihera, ariko igihe kigeze Protasi arampamagara. Musi nashatse kugerayo nari ndi Kigali, ariko ngira byinshi binziga, bari barataha, arambwira ati batashe ariko yagezeyo. Rero reka dushimire Imana yatumije umuryango wacu wuzura. Imana yacu yabwa icyubahiro. Hari amasomo menshi bagiye bayavuga. Urwa mbere rwa Samweli mu gice cya kabiri, aho Hana yashimiraga Imana, ayishimira ibitangaza yamukoreye. Ndatekereza ko Tabi nawe yagize ibyo bihe byo gushima Imana no kwishimira ibitangaza yamukoreye. Hari irindi somo John yavuze muri Zaburi 127 ku murongo wa 3. Twashobora kumuha byinshi muri ubu buzima, ariko ntabwo twamuha umwana. Reka dushimire Imana yamuhaye umwana kandi ikamuha umwana w'umuhungu, izina rye rihabwa icyubahiro. Dufite byinshi twashimira Imana. Nyuma sasa turashima, tunatange n'impano kuko twaziteguye. Kubw'uyu munsi mwiza dufite wo kunezezwa nuko umuyobozi wacu mu rwego rwa Jiya afite umuryango wuzuye. Imana yacyabwa icyubahiro. Ndizera ko mwese muranga abamenye John, namumenyeye muri Jiya ko dusanganwe muri Karabu, mumenyera muri Jiya n'ubukwe bwe narabutashye, ariko ntari mfite wenda umwanya mfite ubu ngubu muri Jiya, niyo mpamvu atabashije kumenya. Abantu benshi inzego zose mu rwego rw'igihugu bageze kwa John bataha ubukwe bwe kuko yarazwi muri Karabu. Ndatekereza bamumenye bose ko basenze Imana, sibyo? Twese turahangaha twasenze Imana. Reka Imana yo mu ijuru rero ikomeze kubaha umubyeyi igituza cyiza cyo kugira ngo arere uwo mwana. Kandi John Imana ikomeze kumuha ukuboko kwiza ko kuyobora itorero ryayo mu izina rya Yesu. Gutanga ituro ryo gushima Imana muri rusange, nubwo nyuma ya saa sita turagira indi gahunda yo gushima, ariko umwanya nk'abanizera b'itorero ry'Abadiventiste tuba dufite gahunda yo gushima kuri iyi Sabato. Ubwo rero byahuje nuko turimo dushima ku byitangaza Imana yakoreye umuryango wa Bizimana ndetse n'itorero muri rusange. Kandi besha iduhaye umwana w'umuhungu
dushime tubishyize mu ndirimbo ngo dufatanye dushimire Imana yo yabikoze kandi n'ubundi komeza ukore imirimo bitangaje izina ni rya muntu ibiriho ntibizabaho wizimana iyarurema kandi benshi abiduhaye umwana w'umuhungu cyuzuzo agira neza ibyapfa izina ni rya muntu ibiriho ntibizabaho wizimana iyarurema kandi benshi abiduhaye umwana w'umuhungu cyuzuzo agira neza komeza ukore imirimo itangaje komeza ukore imirimo itangaje komeza ukore imirimo itangaje ndaza gukoresha umunota umwe uraba uhagije gushima bijyana no gutanga impano. Umuryango wacu twararebye mu by'Imana yaduhaye dusanga tutabona icyo dushimira Imana, ariko turavuga ngo mu by'Imana yaduhaye dukwiye kugena ituro ryo gushima kandi bikagendana n'impano. Nk'umuryango twishimira ko Imana yaduhaye umwana w'umuhungu. Rero mu migisha ya Imana yaduhaye twaravuze tuti iyi mpano yacu turaza kuyerekeza mu nzu y'Imana. Turavuga tuti mu byo dutunze ubw'itorero riri mu rusengero mu gikorwa barimo cyo gukinga uru rusengero twashyizemo idirisha riri hari inyuma kugira ngo umuyobozi w'inyubako yaryakiriye yenda baraza gutanga ubuhamya ko ibyo ndi kuvuga ari byo. Ariko turavuga tuti Jana akwiye gukorera Imana akiri mutoya kugira ngo igihe azaba ari mu rusengero ajye yibuka ko yavuze ku bw'ibitangaza. Turamureka tukoreshe aka kantu kari imbere yacu, ntajya arakareba aje aravuga ati burya umunsi w'ikirori cyanjye nanjye natangiye gukora umurimo nkiri umwana. Rero ishimwe ryacu ni iryo ngiryo. Nasaba rero umuyobozi w'itorero wateganijwe kugira ngo niba yemera kwakira impano zacu yigira hano imbere azakire. Noneho turi kumwe n'umuryango wa Pastor Harerimana Isaka, namara kwakiriza impano ubwo turaba dutanga ituro ry'ishimwe turasaba umuryango mu ndirimbo yateganyirije gahunda turaza kuyiririmba babe bitegura mushima ahantu ari na barumuna be n'abakuru be baza kuba babyiteguye. Haleluya. Reka mu izina ry'itorero dushimire byimazeyo uyu muryango wa Bizimana, dusubize uwampaye mikoro ashobore kuvuga agaciro k'impano. Murakoze cyane. Impano y'idirisha ifite agaciro k'ibihumbi 80. Iyi mpano y'imimbara ifite agaciro k'ibihumbi 60. Yose agera 140. Urabona ko katari igikorwa cyoroheje muri ubu buzima tubayemo. Focus rero reka tugushikirize iyo mpano. Reka dushime Imana. Imana yacu yahabwa icubahiro. Ni ukuri n'iby'igiciro ku by'itangaza Imana yadukoreye turayishimye, kandi n'impano uyu muryango watanze uha itorero turayakiriye, tuzayifata neza kugereza igihe uyu mwana azakurira akayisanga iri mu itorero. Imana ihabwa icubahiro. Murakoze. Ubwo Focus nk'umuyobozi w'abadiyakoni n'abadiyakonikazi amaze kuyakira, reka nsabe abizera nabo nibo barashiraho umufuniko wa nyuma kwakira iyo mpano. Mbese abizera baca birumba mwakira ibamugisha. Reka rero dushimire umuryango wa John na Tabe. Imana yakoni nkuko nabatangarije uyu munsi turi sabato yo gushima
mu rwego rwo gushima buri muntu wese ku giti cye dufatanya ndetse na mwene data Bizimana gushimira Imana ibitangaza dukoreye buri muntu wese ku giti cye ndetse by'umwihariko umuryango wa Bizimana tugiye kubikora aba bantu b'Imana bari kuririmba kugira ngo ducungure igihe. Ndakenera rero abantu badinganijwe kuza hano nibura babiri batwakirire aya maturo tugiye gutanga dushimira Imana ikorera muri rusange izina ryawe icubahiro. Ni muri urwo rwego rero turi aha ngaha duterage tugushimira ibyo byose wakoze ngo uhabwe icubahiro. Tugiye rero no kugira ituro dutanga ubane natwe muri gahunda kugeza ishoje tubisabye mu izina rya Yesu. duhagaze aha ngaha turi gushima Imana cyane. Abavandimwe banjye ntabwo bose babashije kuza, ari abari hafi ari abari kure baduhaye mesaje ko tuza kwifatanya na Tabe n'umutware we kuko ibyiza Imana yabakoreye, kandi duhagaze nk'umuryango wa Pasiteri Harimana Isaka. Imana rero ikomeze kudufasha kandi twishimira by'umwihariko ni ukuri yakoze ibitangaza ku muvandimwe wacu. Niyo mpamvu natwe tugiye gushima Imana mu ndirimbo ihabwa icyubahiro. ngaho iba sibyo yagukoreye byose urasanga na wundi wamunganya nawe yuhora umushimira kubw'ibyagukorera ntacyo watanze ari urukundo rwe rwinshi amukunda ngaho iba sibyo yagukoreye byose urasanga na wundi wamunganya nawe icyo watanze ari urukundo rwe rwinshi amukunda ngaho iba sibyo yagukoreye byose urasanga na wundi wamunganya nawe yuhora umushimira kubw'ibyagukorera ntacyo watanze ari urukundo rwe rwinshi amukunda ngaho iba sibyo yagukoreye byose urasanga na wundi wamunganya nawe
byose umushimire kuko ari ubigena wibuka gushima umushimire kuko ari ubigena kuko n'ubundi nitugera mu ijuru tuzahora tuvuga tuti uwera uwera uwera. N'ubu ngubu rero dupfukamishije amavi y'ibigaragara n'imitima iciye bugufi tugushimira ibitangaza wakoze, habwa icubahiro. Reka tugushimire uburyo abana bawe Bizimana n'umuja wawe Mukarure Matabiya mu gihe bashakanaga bari bizeye yuko bazabona umwana, ariko igihe kiragera ntibyashoboka. Reka tugushimire uburyo wabahaye kwihangana imyaka igera muri 17 ukabaha igisubizo. Izina ryawe rihimbazwe. Kuri itariki ya 8 bakaba batekereje kuza kugushima, bararika inshuti n'abavandimwe kugira ngo bose bagushime. Uwo mutima babahaye turagusabye kugira ngo wibuke, maze bazagira amaherezo meza. Uyu mwana agira neza, tumwibukiraho abana bavutse mu buryo budasanzwe bakabaho mu buryo budasanzwe, cyakora bagakora n'ibidasanzwe. Turamwibukiraho Mose wavutse akarererwa mu rufunzo, nyuma yaho akarerwa yakoze ibidasanzwe, acura abana bawe avana mu Egiputa abageze i Kanani. Turamwibukiraho Eliya wavutse mu gihe Ahabu yarakuye abantu kuri wowe bagasenga ibigirwamana. Eliya yabaye umuntu udasanzwe, agarura abantu ku Mana. Turamwibukiraho Yohana Umubatiza wavutse hagati y'isezerano rya kera n'irisha, yabayeho mu buryo budasanzwe, abinteguza umwami wacu Yesu. Turamwibukiraho Martin Luther wabayeho mu buryo budasanzwe, akura mu buryo budasanzwe, nuko igihe itorero ryari rigeze iwa Ndabaga bitewe n'ubuyobe, nuko ashyiraho itorero rikomeye ry'abaprotestante bagaruye umuco, bava mu gusenga ibigirwamana n'imihango y'abantu bayigarura kuri Bibiliya. Izina ryawe rihimbazwe. Uyu mwana nawe uburyo yavutse atinze akaba abayeho mu buryo budasanzwe, tumugushize mu biganza mwami, kugira ngo ubwo ababyeyi be akiva ku bitaro ntabwo bihutiye kumujyana mu rugo, ahubwo bamunyujije hano ku rusengero. Pasiteri amuha imigisha, natwe nk'abakuru b'itorero tumuha imigisha, kugira ngo azakore mu buryo budasanzwe, maze azakore umurimo wawe asimbura aho ababyeyi babagejeje. Nawe azaba intangarugero mu itorero, ndetse azaba intangarugero ku rwego rw'igihugu. Imbaraga y'Imana ikomeze kumubana, azakure afite imbaraga z'ibigaragara n'iz'ubwenge. Kandi ababyeyi bagize umutima mwiza, tubasaba imigisha kugira ngo mu rugo rwabo hataze kubaramo imigisha, maze bazarera umwana neza. Kandi siwe twibutse gusa, bazakomeze babyare hungu na kobwa. Imbaraga ikomeze kubana n'abizera baje kwifatanya n'umuryango ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Tubasaba imigisha muri aya masaha Mana yacu. Komeza udufashe ibyo nagejejeho ubwenge busaba, ari byo duhana n'abera bose, ndugusabye mu izina rya Yesu. Kubabona ngaba bahagaze imbere yanyu, mumfashe tubakire ngo iki? Turabakire mu izina rya Yesu umwami wacu. Imana ibamugisha hamwe natwe, amen. Akoze, Imana ibamugisha. Muri ubwo buryo rero dusohoka.
gukiranirwa kwacu, ntabwo imbabazi zawe turi mu maraso ya Yesu, utugirire neza, dufashirize muri munsi kubona umugisha wawe wo gukiranukira no kugendana nawe mu izina rya Yesu. Sashimwe. Sashimwe. Ndakeka yuko turi kumvikana ku bw'indangururamajwi. Mana habwa icubahiro. Tugeze mu yindi gahunda rero, gahunda yo kuramya. Mureke muri iyi gahunda yo kuramya twakirane, nubwo kare bahoze bakira abashyitsi batandukanye, ariko reka natwe muri iyi gahunda yo kuramya tubakire. Turagira ngo umushyitsi wese udasengera hano kuri itorero rya Cabirumba yaturuka mu Ruhanga aho ari hose, mu cyubahiro cye amanike ikiganza maze tumwakire muri gahunda ya saa 5 nk'abanyacabirumba. Amen. Murakoze. wowe wandemye ntawe ukundutira, ineza yawe ni nyinshi ntacyo ntayinganya, ineza yawe ni nyinshi ntacyo nayigeraho. Mwami natureke ko byose ari ibyawe, keretse umutima ushima wo kuguhimbaza, keretse umutima ushima wo kukuramya. Mwami umpe gushikama kubw'ubuntu bwawe, mweguriye ibyanjye byose muwawa karamata. Abafite Bibiliya mwese muzirambure duhurire muri Zaburi ya 66 umurongo wa 16. Mwese mufate Bibiliya abazifite tuhahurire. Zaburi ya 66 umurongo wa 16 haravuga ngo, mwabubaha Imana mwese mwe, nimuze mwumve nanjye ndavuga ibyo yakoreye ubugingo bwanjye. Turasubiramo, mwabubaha Imana mwese mwe, nimuze mwumve nanjye ndavuga ibyo yakoreye ubugingo bwanjye. Izina ry'Imana rihabwe umunsi ugera tukaba turi bazima tugandagaje aha hantu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya reka nkwereke umubwiriza ugiye guhagarara agiye kuvuga ijambo ryawe, umuhagarikire kandi umuvugiremo, maze nitubasha gukizwa nawe dushima izina ryawe. Gahunda zacu zapanzwe n'abantu tuzigushiza imbere nk'Imana ishobora byose, kugira ngo abe ariho ukomeza kuziyobora, maze nidusoza amahoro dushima izina ryawe. Utubere byose nk'uko uri byose, tukwambaje mu izina ryawe. ibihe byose tugeze mu mwanya wo gutanga amaturo. Mu gihe muri kuyategura, abafite iki gitabo kiyobora abakuze kwiga Bibiliya bagifate, duhurire ku ipaji ya 67 twumve amagambo ahari. Kuko yari yararahiriye Abisirayeli indahiro ikomeye ati, Imana ntizabura kubagenderera namwe muzajana amagufa yanjye nimuva ino. Ayo magambo turasanga mu Kuva 13:19. Twigira iki ku magufa ya Yosefu? Kuba yari yaratoranijwe
na se wamukundaga bikabije kubera ko twigira iki ku magufa ya yozefu kuba yari yaratoranijwe na se wamukundaga bikabije. yozefu yakuriye mu buzima bwiza kuba se yari yaramutonesheje kurenza abandi bavandimwe be byatumaga yambara imyambaro myiza. se yabashaga kumugurira byose kuba yarabayeho ubuzima bwiza kandi se amuhozaho ijisho. Uwiteka Imana mu mbabazi ze nyinshi yemeye ko avanwa iruhande rwa se akajyanwa kure y'iwabo. abura bya byiza byose ise yashoboraga kumuha keretse gusa kubaho no kugira amagara mazima nibyo yari asigaranye. ariko aho kumva acitse intege, yozefu yiyemeje kugira Imana nyambere muri byose. ibyo byatumye adahungabana igihe yashyirwaga mu nzu y'imbohe kandi arengana. ariko Uwiteka Imana yamukuyemo bw'amahanga mu isi y'icyo gihe. yongeye kubona ibyiza byose ashobora kwifuza mu buzima. iyo Satani yashoboraga guhindurwa n'icyo kigeragezo cyo kuba mu binezeza by'isi, mbese yari gukomeza guhanga amaso ye ubugingo y'ibwami. ibyo yasabye abavandimwe be nyuma yaho bigaragaza ko yari agishikamye ku Mana ye uko byamera kose. yari agihanze amaso ye ku gihugu cy'isezerano aho kuyahanga ku binezeza cyangwa icyubahiro cyo muri Egiputa. yabwiye bene wabo ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufa yanjye muyakure ino. aya magambo aboneka mu itangiriro. amaso ye yari ayahanze ku mugambi w'Imana n'ahazaza mu kindi gihugu. Uwiteka Imana yari kuzaha ubwoko bwe icyo duhamagarira. iyo tugaruriye Imana icacumi dutanga amaturo, biba biturutse ku migisha twahawe. bihora bitwibutsa ko umwacu bigomba kuba mu kindi gihugu. Imana mbere ya byose, reka dusenge. Datugira neza udukunda cyane, turagushimye, habwa icubahiro. tugushimiye kuri Imana idukunda, uhora utugenera ibidukwiriye ukabiduha, izina ryawe rihimbazwe. tugushimiye iteraniro riteranye muri iki kibaya, ukaba waduhaye akazuba tukaba tunezerewe, uhabwe icubahiro. tugiye gukora mu mifuka dukora ku butunzi waduhaye, dutanga ituro ryo kugushima. buri wese Nyagasani umuhe kunezererwa imbere yawe, kugira ngo twese niduturize imbere yawe uhabwe icubahiro. komeza kutugirira neza nk'uko usanzwe ubidukorera, ibidukwiriye biduhere mu izina rya Yesu. twese duhagaze Mana yacu,
ushobora byose Laturika marira amarira menshi ayo marira yose Imana irayumva itinza guhumanya azitwe samwe uyu mwana ni isezerano ry'Uwiteka ni igihango kiranye n'Imana rurema uzamutoze kuba mu nzu y'Uwiteka uzamutoze kuba mu nzu y'Uwiteka Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni ukuri Imana ni nziza. Buri wese afite uko yabivuga bitewe n'uko yicaye n'uko yaramutse, bitewe n'ibyo Imana yamukoreye, bitewe n'uko isi yamuzunguje, bitewe n'uko Imana yasubije. Uriya nta transfer yaguha ngo batayakira. Yanyandikiye ya FCH barayanyakira, anyandikiye Kanombe baranyakira, ya Faisal baranyakira. Imana imuhumugisha cyane. Ndabibabwira neza saa 8 muratumiwe, amateka yanjye na famille yabo ni maremare. Ndabibabwira neza. Akikisho kwaciza no kuduteranye twese Imana yabikunze yabyemeye izina ry'Imana rihimbazwe. Abanyesha ndungu wabasakuza ngo sakwe mwasubiza ngo iki? Wabera wari waribona. Ubu mwe mwararibonye impamvu mbivuga kuko bababwiye igitekerezo cya Hana na Sara mwacyumvaga mu magambo hari ubwo mubaza mwarababonye se nimuje mumva Sara na Hana muje murumva tapi kuko ubu ngubu wavuga amateka atabe mwavuga muti turamuzi niwe wacu burya cyane n'Imana dukora ibikomeye haba igihe rero nimbyutse nabe ndabyutse nabona umwana ukuntu aryamye kavuga ntumvana ntugukora ingofero ntumva ndongera asubiye ngo kuyi ingofero burya ntabwo ukora ingofero kuko wambaye isapo yesonga mbere cyangwa se ufate n'igitambaro wayikura bikemera ushobora gukora ingofero bitewe n'ibyishimo ufite kandi Imana ikabyumva erega ibyishimo byakuvugisha n'ibyo utavuga kandi umubare ushobora kugucecekesha ntutange n'inyunganizi uyifite gusa Imana yacu ni nziza umunsi umwe rero hari igihe nari nagiye mu rusengero maze mpura n'agasha twe twicaye ku ntebe gutya intebe zo mu rusengero umuntu wicaye hariya kwa kundi wicaye iruhande nicaye iruhande hari umubyeyi ufite umwana mbona akana kari kunsekera ndavuga nti kiye mu byampa ngasigatiraho aho kugira ngo mumpereze ubwo nabonye no gutuma intumwa ku mudamu wicaye nkara ku rukuta ngo mubwire umubyeyi uri hariya ngo mbese uyu mwana muhereze uyu nguyu maze ndavuga se burya nabo bazi ikibazo mfite niba naramufashe ntabwo mbyibuka ikindi gihe nabwo nagiye kugura utuntu mu isoko nuko ngezeyo hari umubyeyi nabwiye rero wa mucuruzi we aka kantu kataba kazima ngiye kugakontorora nzagaruka nguranire atitabe uzakagarure nta kibazo mfise buryo uranze ngo asitabe ndutamuzi ngo tobe mu kintu cyutabyara ndutamuzi ngo cakura ngusabe ntuzongera kumenyekana ngo bigeze aho ngaho reka mbabaze kumenyekana ruhare mu bigiramo umenyekana bitewe n'ibyo ukora bitewe n'amateka ubayemo ntabwo bisaba ikindi gihe nabwo nagiye kwikurira ibirayi muri Kabwende maze ngezeyo turakura abakuzi bigeze imatiri none se ibirayi twabishimye kandi turajya kugurisha tugiye gusigira amafaranga none ko dufite make andi tuzayakuzane tuzagusanga utuye ahagana ndabwira nti tuye kwa padiri ngo nese ngo utuye he nta mugore utabyara subwo bari bavuze nti tugiye kwigana amagambo avuga ngo ari we babashije wasubiza ngo iki umunsi umwe Yesu yari ari kugenda mu nzira ari kumwe n'abigishwa be maze abigishwa baramubwira bati bahura n'impumyi n'umuntu wavutse ari impumyi bati Yesu uyu muntu ko yavutse ari impumyi niwe ufite icyaha ni ababyeyi be cyangwa Yesu arabwira ati nta cyaha afite n'ababyeyi be nta cyaha bafite ahubwo ibi byabaye kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we ngo nuko Yesu ashyira kondo hasi atoba kondo akamusiga ku maso arambwira ati genda wihagire mu kidendezi cy'Isiro wa mugisobanurwa ngo yaratumwe maze wa mugabo aragenda ariyuhagira arahumuka bivuze ngo niba rero urwaye
jya kwa muganga bakuvure ntugasuzugure ntabwo imana izaturutse ikinini mu ijoro ngakiramo izakurira mu baganga no mu byohere mwe maze nk'umutukire wa muntu ngo bamubonaga kera asabiriza yicara asabiriza bazanye bati uriya muntu se wenda wavutse ari impumyi bamwe bati niwe abandi bati si niwe arababwira ati ninjye bati byagenze bite ati wa mugabo witwa Yesu yambwiye ngo yasize akondo ku maso arambwira ngo ngende niyo hagira mu gende cisiro wa mundahumuka bati si none ari ati simbizi noneho ngo abafarisayo bamushira abafarisayo nabo baramubaza bati byagenze bite burya abantu bagusiganiye abantu bize bitangaza by'Imana uzababwire makeya abambere uzababwira abandi nibatemwe uzababwire make bihorere ibanga barere ku mutima we n'Imana yawe niyo basobanura bingana iki ntibareka gushidikanya uzabareke abakabiri yarabwiye atumva yasize akondo ku maso ndahumuka murumva ubusobanuro bwa kabiri buje n'ubwa mbere umuntu rero niba musobanurira ntabwo yabyemera gusa Imana yo mu ijuru ibibizi kandi bizishimwe riri ku mutima byose bibizi ngo abayuda ntabwo babyemeye batuma ku babyeyi batumva uriya ni wa mwana wanyu wavutse ari impumyi akabareba baravuga bati co tuzi co yari impumyi none ubu arareba icamuhume no mu isi tumuzi mumwibariza no umugabo arisubiriza nanje wambaza nakwisubiriza nje na dogiteri twabisubiza n'Imana yacu yabaye hagati yacu yamuhaye umutima mwiza imuhana ubwenge byose arabikoresha Imana imumugisha kandi Imana nshishimwe cyane umunsi umwe rero ari nijoro maze kubona Imana ikora bitangaza narabyutse ndasenga ndire Imana warakoze ntumva Imana nti warakoze ni ukuri ingofero nkuko nabivuze ntabwo ndi kubesha mba ndikubesha ntabwo mba nayipfuye maze ngiye gutomboza amagambo ari muri Zaburi ya 66 nimushaka ntimuharambura ahubwo mutega amatwi kuko abanyeshuri mba turamenyeranye ntabwo mbatsindana imbere Zaburi ya 66 ndasoma amagambo make umurongo wa mbere avuga ngo mwaba ari mu isi yose mwe muvugirize Imana impundu umurongo wa 5 nimuze murebe imirimo y'Imana iteye ubwoba Isoni izina ryawe rihimbazwe. Reka dushimire iyi gahunda twakuragije twitangira tukaba tuyishoje amahoro twararikiraga guhora dushima tukanezerwa nuko Yesu yanesheje isi akaba ari byo byiringiro dufite rukumbi izina ryawe rihimbazwe. Ni muri ubwo igihe tugeze mu kaga tukwiye gutuza twagera mu bibazo tukabigushira kuko hari igihe tuzagera igihe uyu mubabaro tukavamo tukitahira mu ijuru. Niyo mpamvu ijambo ryawe ryadusubizaga intege mu bugingo. Sabiye rero ufite ibibazo bitandukanye mu mutima we kugira ngo aje abigutura kandi ntabwo uhetamishwa n'imitwaro abisi bagutura kuko nibyo wiyemeje kugira ngo uje utwakira ibituremerera. Habwa icubahiro Mana yacu. Ubwo rero tugiye gusoza igice cya mbere n'ubundi tugushize imbere igice cya kabiri kugira ngo ari weho ukiyobora Mana. Imbaraga za Satani zihezwe muri iri teraniro. Abadayimoni b'uburyo bwose batsindwe n'abamarayika bo mu ijuru maze ibintu nibigenda neza kuruta uko tubyigira abana b'abantu bizatere kuguhimbaza. Komeza utuyobore, komeza udufashe kandi ukomeze gufasha abashitsi bose batugendereye bitabashimishije ubaye kwihangana. Twese dukomeze guturiza imbere yawe ibidukwiriye bidere mu izina rya Yesu. Amen.